Nyakubahwa chairman, twishimiye kuba uyu munsi ari twe tugiye gufatanya kuvuga ibigwi by'umukandida ndetse kuri uyu munsi turangizaho kwamamaza chairman wacu umukandida wa RPF Inkotanyi. Nyakubahwa chairman, ibyumweru bitatu birashize muzengurutse igihugu, mwageze mu turere dutandukanye, twaganiriye byinshi, mwaduhaye impanuro nyinshi, twarataramye, twarishimye pe, umunezero mwaduhaye, ibyishimo mwaduhaye, ahubwo ngira ngo utuma twishima nimwe, ntago ari uyu duhagararanye hano imbere. Turaza kumushakira irindi zina, ariko mu gihe tutararishaka ni utuma twishima. Abdallah, nanjye ni Sandrine Isheja Butera. Murakoze. Nyakubahwa chairman, iki kiganiro Sandrine twakigiranye kare, nanjye nasanze nkurikije urukundo mweretswe n'abanyarwanda, urukundo mweretswe n'urubyiruko, abato, abahanzi, ababyeyi bakuru, abantu bose berekanye yuko bakunda chairman wacu. Naba nkabije mvuze ko nkitwa utuma twishima. Utuma twishima ni chairman wacu. Nawe uraritanze, urabyemeye? Ndabyemeye rwose. Nyakubahwa chairman, buri uko twakurikiranye imbwirwaruhame mwahaga abanyarwanda, abanyamuryango, mwarangizaga mubabwira ngo musigarane amahoro n'imigisha by'Imana. Nyakubahwa chairman, muri iyo minsi hari umuhanzi waduhangiye indirimbo aravuga ngo Mana uzaturindire u Rwanda, uturindire n'umusaza. Banyamuryango, mwese ndabizi mukunda Imana. Imana yaturindiye chairman, mwabonye akazi yakoze, akabana n'uyu munsi nta na grippe. Dushimira Imana cyane. Muri iyi kampanye nigiyemo ibintu by'abantu bavutse bwa kabiri born again. Baravuga ngo Imana ni nziza, Imana ni nziza, kandi ibihe byose, ngo kubera iki? Ngo kuko ariyo kamere yayo. Nyamara Abdallah sizi na gusuri busige, ndabona uri batizwe nureba nabi. Ariko sinaguseka kuko ibihe tumazemo iminsi, uzi yuko hari uturirimbo batwigishije tukimara kuba ababyeyi, ngo umwana uramusinziriza, ngo ukamuririmbira ngo twinko twinko, ngo frere Jacques n'utundi nk'utwo. Shiduka ubu ngubu ndi kuvuga ngo azabatsinda Kagame. Indirimbo yangiyemo sinzi namwe nimba bibabaho, ariko ahantu hose uri kumva azabatsinda Kagame mu mutwe wawe. Buriya muzarebe n'abantu kuntu dusigaye twandikirana. Hari uheruka kwandika ngo ariko sheri, ngo mbwira akajambo wanyandikira mbere yo kuryama, avuga ngo FPR oye. Naho niyo umuntu mwabihuje ibintu byagenze nzira mubwira uti gahunda zacu ziri enyanya mwana. Nukuvuga ngo muri iyi campaign abantu benshi batangiye kwibaza niba tuzajya tubitegereza nyuma y'imyaka 5. Ibi bintu bigomba kujya biba buri mwaka. Gusa ariko nubwo harimo umunezero mwinshi, njyewe no campaign nansigiye umukoro ukomeye cyane wo kuba intare, noneho intare y'ingore. Ndabyuka mu gitondo saa 11 nkavuga ni nk'intare y'ingore uyu munsi ndakora iki mwoka byaramwe. Ku mugoroba ntaha mvuga ni nk'intare y'ingore buriya ntaha nyuhe muhigo, ntaha ni umuryango wanje, ntaha ni igihugu cyanjye. Abantu babaye intare mwese, hello! Ngewe muri iyi campaign hari akabazo nagiriyemo, ngira ngo wenda nkabwire nyakubahwa chairman. Urabona iyo turangije, nyakubahwa chairman arangije kubwira abanyamuryango ikimuri ku mutima, tumuririmbira indirimbo twese twakunze. Uwangabiye inka we uzongera ungabire, uwampaye inka ineza mwitura indi, nzayiragira cyane mu rwuri. Iyo ndirimbo mwese mwarayikunze. Abantu rero tutari barebare cyane, no kuvuga ntashaka kuvuga ko turi bagufi. Hari ukuntu abantu mwavaga muri tente mukaza kubyina imbere ya chairman, ngiye nkaburaho mfumurira. Kandi buri wese yaririmbaga mureba mu maso, kuko yamubwiraga ngo uwangabiye inka uzongera ugira ute. Uyu munsi ndashaka mbabwire ko nanjye ubunabaye muremure. Ndashaka mubwire ngo uwangabiye inka azagire gute, twese azagire gute, kandi tuzayiragira neza, tuyihate urukundo. Siko bimeze? Ngewe muri iyi campaign kuba intare
nkomeza kugenda mbitekerezaho cyane. Kuba intare ni commitment. Ntabwo twabivuga gusa, tugomba kuzakora cyane ibyiza byinshi kandi vuba ngo tuzabe za ntare koko. Buriya njya nkunda kwibaza kuri aka kabazo mvuze kajyanye n'uburebure. Ariko byarakubabaje Abdalla. Aka kabazo k'uburebure ubundi kuba mugufi ntacyo byari bitwaye. Ariko biba iyo hari nk'umutegetsi wabigizemo uruhare. Urumva iyo tuvuga ngo uwangabiye inka azongere angabire. Buriya twagize abategetsi hano mu Rwanda. Bikundaga ubwabo bonyine. Bari bafite inka mu gishwati, twebwe abaturage batubuza korora inka. Babuza ababyeyi bacu korora inka. Dukura tutanywa amata. Uyu munsi chairman wenyine. Navuze ngo umunyarwanda wese yongera asubirana inka kandi abana banywa amata. Very, very good. Murabyibuka abantu basoma amateka y'iki gihugu cyacu, twagize abategetsi batekereza hasi cyane. Aho umuntu yamaze guca inka mu Rwanda, amaze kuzica, abana bakuraga icyo gihe baza kurwara bwaki nabo. Bategereza shisha kibondo barayibura. Hanyuma murabizi iyo tutifashije ujya gushaka umufatanyabikorwa. Bajya gushaka umufatanyabikorwa icyo gihe abari bahari bari Ababirigi. Ababirigi baravuga ati rero mwaciye inka mu Rwanda kandi abana banyu barwaye bwaki. Hano hari imbeba dufite muri laboratoire z'umweru nizo murashyira abana b'u Rwanda. Abanyarwanda bazibonye basanze ari imbeba z'umweru kandi zizanwe n'Ababirigi. Bazise ngo iki? Sumbirigi. Iyo ndimo kuganira n'urubyiruko mabwira ko yari Sumbirigi mindset. Mindset ya Sumbirigi aho ubuza abantu kunywa amata ukabareresha isosi y'imbeba koko. Nyakubahwa chairman, turabashimira yuko imitekerereze y'intare ubu ngubu umunyarwanda wese agomba kubona inka, akabona amata, akayaha n'abana no ku mashuri ahantu hose. Abdalla, iyo uvuze ibyo bintu ibintu by'ukuntu abantu bahaga abana isosi y'imbeba, abantu batakuze muri icyo gihe bashobora kugira ngo ni filime, bashobora kugira ngo ni movie, ni fiction. Ibyo bintu ntabwo ari ukubeshya, si fiction. Ibyo bintu ni ubuzima abanyarwanda babayemo kugeza igihe chairman n'inkotanyi babonye ko abanyarwanda bakwiriye ibyiza. Batwigishije kwikunda, batwereka ko turaba agaciro, batuzanira ibyiza. Buri gihe icyiza cyose bahita batekereza kukituzanira. Stade nziza ni mu Rwanda, ibintu byiza ni mu Rwanda, kwakira inama mpuzamahanga ku buryo kuri ubu nta muntu wapfa kukubwira ibintu by'imitekerereze iciriritse. Nyakubahwa chairman, buriya twigeze tugira hano umutegetsi kwa kundi mwebwe iyo muhuye n'umunyamakuru akabaza ikibazo ukuntu mumusubiza, buri wese aho ari atavuga ati voilà, that's my man, kuko umuntu wese ahita yishima. Mutekereze umutegetsi wacu baramubajije ngo ku cy'u Rwanda ruri mu bihugu bya nyuma bidafite televiziyo. Arasubiza ati ariko turi abakene, nous sommes un pays pauvre. Koko nyakubahwa chairman niwe muntu wabonye ko icyiza kiri mu bihugu byateye imbere natwe turagikwiye nk'abanyarwanda. Yaravuze ngo twaremwe kimwe, dufite ubwenge bungana, ntibaturusha ubwenge, tugomba kubona ibyiza byose. Kandi iyo bamubajije ibintu biterekeranya abatiyo ngiyo mu bishanga, mu bisheke. Ati mu bisheke. Ni nayo mpamvu rwose iyo umuntu asubije inyuma amaso muri ibyo bihe byose, nje birantangaza iyo hari umuntu ushatse kugaragaza yuko ubu ngubu ari bwagiriye impuhwe abanyarwanda. Ese izo mpuhwe utagize abanyarwanda baba mu bwoba? Wahoze wumva MC, wumvise Knowless bavuga ukuntu bati umwana wanjye kuri ubu ntiyumva urusaku rw'amasasu, ntarwazi. Izo mpuhwe utagize abanyarwanda babaho muri ubwo buryo zarihe icyo gihe? Impuhwe utagize abanyarwanda baba mu mashyamba bicwa n'inzara n'inyota, babayeho nabi, ariko igihe kikagera bakagaruka mu rwababyaye bagafatanya kubaka igihugu, bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. Izo mpuhwe zarihe igihe hari abanyarwanda babaga mu mahanga nk'abatagira igihugu, bakanitwa amazina y'amanyamahanga kugira ngo bakunde baramuke? Izo mpuhwe zarihe? Mu Kinyarwanda baravuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka iki?
abashaka kumugirira ati uriya muntu wahanze iriya ndirimbo ngo azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto naho abavuga amagambo. Buriya abajene baraye baganira kuri social media ngo ariko urana iyo twishimye turirimba indirimbo ntabwo tumva amagambo, tuba twumva beat, tuba turi muri vibes gusa. Abajene baravuze ngo ariko ko abaririmba ngo azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto, hari abavuze ngo azabatsinda Kagame bo kagira gute ngo bo kavuna umuheto. Ntabwo naraye mbireba babiganiraho, ako ndavuga byombi ubanza byashoboka. ntiwiruhije ubakosora. Ntabwo niriwe mbakosora, nabirebaga nkumva ako yarukuye ku muheto nibyo, kandi n'abagira ibintu by'amagambo barakagira bati urumva nababiganiraga jewe n'inkuru. Tariki 10 kuwa mbere ni tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi, Abanyarwanda tuzajya guhitamo, tuzajya kwemeza ubudasa bwacu. Hari plot ufite kuwa mbere? Kuwa mbere, ariko tukiri kuri iyo tariki 15 wavuze ko tariki 15 niyo turi gukomeza tuvuga, ariko tuzirikane n'urwo rugendo rwa nyuma ya tariki 15. Tuzirikane yuko nuguhitamo gufatanya, nuguhitamo iterambere, nuguhitamo kwirinda icyadusubiza inyuma, nuguhitamo yuko nta ntambara nimwe izadutera ubwoba, yaba ari iz'umunwa zazindi baba bari kwandika, yewe niyo byaba ngombwa yuko nta ntambara nimwe igomba kudutera ubwoba, ntago tugomba gusubira inyuma. Nge niko mfata tariki 15. Tariki 15 yararangiye. 15 mureke dushimire chairman waduhayemo na konji. Ubundi kare wambeshye ngo nahinduye idini, ntabwo narihinduye. Ariko nyuma yo gutora umuntu wese akantabasha azagire gute azagafate, siko bimeze. Ariko rero Abdara ubigeze mu kantu ko kugura utangira kuvuga ngo uracyari muri rya dini. Uko nukwanga kugura, nukwanga gusengera. Ariko rero tariki 15 tuzabyuke, tushyiremo icyangwe cyacu, nyakubahwa chairman, icyangwe ni style nziza, dushyiremo icyangwe hanyuma tujye gutora. Uyu mwaka muri campaign hari umuntu watwemeje kuri style, nyakubahwa chairman kuri drip yaratwemeje. Ubu arukuntu ngenda mbona abajene bose bahatangiye kugura amapoche bombe. Ubu ngubu abacuruzi nyakubahwa chairman kuwa mbere bambwiye yuko turangiza kwamamaza saa 6 z'ijoro. Saa 6 z'ijoro izi fresheri zacu n'ibirango by'umuryango turabikuraho, ariko kuwa mbere buri wese mu mwenda mwiza tuzindutse kuri fresheri twese tuzajya guhitamo chairman wacu. Duhitemo na FPR, duhitemo ya mahitamo, iterambere rya twese kandi rigera kuri bose, tugeraho dufatanyije nta usigaye inyuma. Sandrine, ibyo birango nubwo turi bubikureho saa 6 z'ijoro, ariko ureba hano ikirango cyanditse ni ku mutima. FPR ni ku mutima, Intare ni ku mutima, PK ni ku mutima, ishati iravaho ari ku mutima, uragumamo kandi niwo tuzakomezanya. Munyemerere rero nitwizimbe mu magambo, byaravuzwe byinshi, umwanya no kwakira nyakubahwa chairman.